Hello, ushobora kujya ujya wibaza ugatekereza cyangwa se ukaba wakibaza ese Bruce Melody ni muntu ki? Ese Bruce Melody ubundi aturuka he, avuka he? Ese kugira ngo azamuke byahereye kuki? Byose nibyo nje kukubwira, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banza ukore subscribe niba utarayikoze, ume comment ibitekerezo byawe by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Burya ngo umuntu wese ajya kuba ucyamamare cyangwa se ajya kuba yagera hejuru hari ahantu yavuye, kandi burya ngo umuntu ajya kuba yafata hiti cyangwa se yaba umuntu ukomeye hari ibintu byabanje kumubaho cyangwa se hari ikintu gikomeye cyabanje kuba cyamubaho. Bruce Melody ni umuhanzi w'icyamamare cyane akoresha izina rye ry'ubuhanzi Bruce Melody, akaba yaravutse mu 1992 avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ise akaba yitwa Ntibihangana na nyina Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza akaba arayize mu kigo cya Kanombe, amashuri yisumbuye akayiga i Kanombe ahitwa Efotec, aza kuyarangiriza ahitwa Islamic Rwamagana. Gusa nyine Bruce Melody mu buzima bwe ngo akaba yaratangiye kwiga abona nyine ari ibintu bimugora, ari ibintu uburyo ki yaje kwinjira mu buhanzi akiri umwana mutoya, akiri muto cyane, kuko ngo yatangiye ubuhanzi abo we ubwe kubwe yumvaga ko ari umuhanzi ariko akumva atabiha agaciro cyane, kuko yumvaga kuririmba kwe cyangwa se kuba yasohora indirimbo ari ibintu byari kuba bikomeye cyane kuri we. Akaba yarakuriye mu rusengero rwa Kanombe, aho bavuga ko yasengeraga mu barokore, ko avuga ko yahimbaga indirimbo ariko ntibamuhe umwanya wo kuba yatera, ubwo bikaba byamuca intege akumva ko nyine adashoboye. Ibyo byaramubabaje bituma abivamo. Nyuma aza kujya muri studio mu 2006 kuri producer witwa Jackson, ariko iyo ndirimbo ntago yigeze irangira kuko Bruce Melody yayitangiye nyine ngo nyumva muri we atameze neza, kuko ngo dore ko yaranarwaye n'amaso, byatumye iyo ndirimbo ibyo byarabwo yarangije iyo ndirimbo, ndetse na murumuna we Nelson yaje kumuhana we iyo ndirimbo iramunanira. Ibyo byatumye acika intege asa nk'ubiretse ava no mu muziki, yumva ko nyine atazongera kuba yabijyamo. Nyuma 2011 yaje gukora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga, nyuma aza gukora indi ndirimbo yitwa Tubivemo ayikorana na producer Fazo. Izo nizo ndirimbo yita ko yatangiriyeho nyine za mbere zanatumye asa naho atangiye kuba yazamuka. Tubivemo ni indirimbo yakoze, akavuga ko indirimbo Tubivemo ariyo ndirimbo yakoze nk'uko ashaka, ayikora nk'uko yifuza, ayikora bimukuvuye ku mutima, nyine yumva ko ari indirimbo yishimira. Bruce Melody rero akaba agira ati njyewe kuri ubu ngubu urwego ngezeho ni urwego rushimishije cyane, ni urwego rutari hasi nkurikije uko natangiye, nkurikije aho nahereye. Ubu ngubu kuri ubu ngubu nyine murabizi ko ari mu bahanzi bahagaze neza cyane mu Rwanda, ari mu bahanzi bazi kuririmba cyane rwose. Kuri ubu ngubu akaba ari ku ntera nyine ishimishije. Wakoze gukomeza gukurikira Urusaro TV, ibukore subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment